umuryango wo kwa Nyamwiza cyangwa famiye yasuye kwa Yamfura aho bita Kasarani. Bagiye kuganira ku kibazo kimaze iminsi gihari hagati ya Nyamwiza ndetse n'Imfura. Kese ko wavuze ngo yaraguhamagaye ngo yarakwandikiye zana ibyo bimenyetso. Uwo twakwita nka Yamfura akaba ati jewe naramuhamagaye cyangwa se hashobora kuba harabaye mu chat. Lakini cyangwa n'ibyo bimenyetso byo kuvuga ngo namubwiye ngo namugirira nabi. Social media ntabwo ari yo gukemura ibibazo, nta n'icyo udufasha. Umuntu wese utekereza ugifite uwo mushinga wo kuzana ikibazo cyiwe social media yayobye. Imiryango irahari, imiryango y'inaniwe ihamagara imiryango ikuriye yindi ariyo Suberika, utakaza agaciro byoroshye kukagarura n'ubuzima bwawe bwose. Umanika agati wicaye kukamanura ukurira ingazi ukora ikintu cyawe byoroshye ugikora byoroshye kukigarura ugasanga amazi yarenze inkombe. Barambwiye ngo zana bya bimenyetso bavuga ngo ufite by'uko Imfura yishe umuntu. Siko bimeze. Bari bamutumye ikirato nihuzu umuntu baba baramukubitishije ya nkoni ivuga ngo pi. Papa Plus TV. Murakaza neza, iyi ni Papa Plus TV. Tubanje gusuhuza abakunzi bacu bakomeje kudukurikirana, bakomeje gukora share, subscribe kandi tubashimira cyane inkunga mukomeje kudutera. Icyo twavuga nta kindi, murakoze cyane kandi mukomeze musharing ibiganiro byacu, mukomeze muhe n'inshuti n'abavandimwe kugira ngo bakomeze bakurikirane ibiganiro bya Papa Plus TV. Murabona yuko turi kumwe n'abasangwa bacu uko bisanzwe. Twari kugira ngo tuje hano kugira ngo tuganire ku byerekeranye na ya kesi ya Yamfura bavuze ngo yishe umuntu, bivuzwe na Nyamwiza ariwe Masimba TV. Reka tubanze twakire bano kugira ngo basuhuze ubundi dukomeze ikiganiro cy'uyu munsi. Abafana aho muri mwese turabaramukije, abari muri ibyo bihugu abagabo batukura bose tutarinze tuvuga uduce muherereyemo turabaramukije. Nawe dusangiye umena hano nabo titubibagiwe turabaramukije cyane. Aho muri abari Nairobi barahita bamenya icyo mvuze. Abari Bugande, mu Burundi, ahantu hose mu Rwanda, aho mwaba muri hose turabaramukije. Amazina ya Christopher Muramagishika Intashable abaka. Okay, namugeze yakwivuga. Nanjye nitwa Espoir ndabasuhuje. Okay. Guys, mwumvishije babasuhuje. Rero twagira ngo tubagezeho ikiganiro kibirimo biraba mwaka kamwanya mw'uyu mwanya cyangwa mwaya masaha cyangwa k'uyu munsi wa none. Uyu munsi wa gatatu uri kuberaho ibintu bikomeje gutera ubwoba cyangwa bikomeje gutera ubwoba ababyeyi bacu bitewe n'inkuru y'uko Nyamwiza yavuze ko Imfura yaba yarishe umuntu. Rero twagira ngo tugire icyo tuvuga, abadukurikirana tumaze iminsi turi gutangaza inkuru zerekeranye n'ibirimo biraba, haba kuri polisi, haba mu guhamagarwa, haba mu byarezwe birezwe n'Imfura ivuga ati njyewe ni gute umuntu yamvuga, ni gute umuntu yajya kunsebya kandi njyewe ndi inzirakarengane. Ibyo ngira ngo tugarukeho k'uyu munsi. Ntabwo turi buvuga ibyo twatangaje byatambutse, tugiye kuvuga ibiri kuba nonaha. Ubu tuvugana umuryango wo kwa Nyamwiza cyangwa famiye yasuye kwa Yamfura aho bita Kasarani. Bagiye kuganira ku kibazo kimaze iminsi gihari hagati ya Nyamwiza ndetse n'Imfura. Ubundi ko ariko byari bimeze no kuva kera, bari baratinze. Hari bagiye kubishyira ku karubanda bajya kubyana mu mategeko bitari ngombwa. Ariko ubu none aha ngaha uvuga ngo umuryango wa Nyamwiza Masimba waje kwa Yamfura, tuvugana kabisa isaha bari mu kiganiro. Baje kugira ngo ntibisanzwe nk'umuco w'abanyamurenge uko bigenda hagati y'abantu bakoshanyije babishyira mu miryango, ndetse bagamagara n'abayobozi bagiye batandukanye, ndetse wenda n'abapasiteri bakabunga. Niho bimeze kabisa. Okay. Ubu tuvugana bakaba binjiye mu nzu mu rugo rwa Yamfura. Bahinjiye ku isaha y'isa 5:20 nibwo bahinjiye, bari mu mushyikirano cyangwa mu kumvikana cyangwa mu kureba ikibazo cyakemuka. Ariko abadukurikiranye turagendagira ngo mbanze mbanyuriye mu ncamake zatumye mu ncamake z'ibyatumye umuryango wo kwa Nyamwiza waza
mu rugo rwa yamfura bashinjije yuko yaba yarishe umuntu. Ukuntu byagenze uyu munsi turi na gatatu n'akazi rimwe nibwo Nyamwiza yitabye ku ipolisi Kasarani. Baramubwira ati urabyuka ku cyumweru cyashize na gatanu twagutumye ibimenyetso byuko imfura yaba yarishe umuntu. Rero n'akazi rimwe mu iki cyumweru ubu turimo nibwo yaje kwitaba baramubwira ati zana bya bimenyetso byuko imfura yishe umuntu tumushyire mu gasho cyatumwambika ipingu tumukatire nta kuntu yakwica umuntu kirazira mu gihugu cyacu cya Kenya. Nyamwiza ati nta bimenyetso mfite. Yaje ntabyo afite ahubwo aza afite avuga ati hari message zimwe mwabonye ikiganiro yakoze kuri YouTube channel yiwe yari yavuze ko hari message yandikanye na Yamfura ndetse na Kora yandikanye na Yamfura. Ageze ruguririya bihindura imirishyo basanga iwe basanga we nta aravuga ati ngo yarabibuze ngo yabuze message ngo yabuze niki n'amajwi tutaragera kuri message n'amajwi baramubwiye ngo zana bya bimenyetso bavuga ngo ufite by'uko imfura yishe umuntu. Siko bimeze bari bamutumye ikirato n'ihuzu umuntu baba baramukubitishije ya nkoni ivuga ngo pi. Siko bimeze aravuga ngo nabibuze. Ariko aho tukiraho anavuga ngo hari abantu babimbwiye b'inshuti zanjye bambwiye ko ubwo Yamfura yaba urumva ko afite n'indi kipe afite n'abantu bamushyigikiye. Nibyo nibaza bandike muri comment ese abo bantu baraza kwigaragaza cyangwa baraza kuzana ibyo bihamya. Ibyo ntabwo tubizi, reka dutegereze tubihanga amaso. Nuko kuwo munsi mbere munsi wana badukurikiranye kwa ngo twinjirane mu kiganiro neza. Nyamwiza baramwazana ibimenyetso uti ntabyo mfite. Tese ko wavuze ngo yaraguhamagaye ngo yarakwandikiye zana ibyo bimenyetso. Nabyo biba ikibazo, ariko uwo twakwita nka Yamfura akaba ati jewe naramuhamagaye cyangwa se hashobora kuba arabaye iyo chat. Lakini nkankaza nibyo bimenyetso byo kuvuga ngo naramubwiye ngo namugirira nabi, naramubwiye ngo namwica. Cyabaye ahubwo ibyo bimenyetso yarabibuze, ahubwo ushoka ko nta n'ibyo yaranafite kuko yamubwiye ati zana message aravuga ati ngo nazibuze zana call WhatsApp, nawe avuga ati yayibuze ngo bajya kuri Safaricom bari bajya kubishakira kandi Safaricom ntabwo ikora ku bintu bya WhatsApp, ntabwo ushobora kujya harangone ayo majwi cyangwa se ngo izo message. Nibyo narimo nsobanurira badukukenye kugira ngo batajya batavuga ngo hari aho twabacangiye cyangwa se nta bintu cyo kuvuga bisobanutse. Nuko kuvuga ngo ntabyo baramubwira ati zana telefone yawe. Arayitanga. Nubu nihiri we yaratashye. Abantu bavuga ngo twavuze ngo arafunzwe, ntafunzwe. Wikwiruka kwa ngo babyumve. Telefone barayijyana, bamare kuyijyana baramubwira ati wowe urasigara abandi barataha. Arabasubiza ati jewe ntabwo mundeke nahe naho ncikira ndahari. Baramubwira ati nimba ushaka gutaha hari insimbura watanga yo kugira ngo utahe. Hari uburyo bw'amafaranga watanga amafaranga agasigara kuri hano kuri polisi nk'ingwate kugira ngo dukurikirane no case yawe, tumenye na telefone yawe kugira ngo tukurenganure, kugira ngo imfura tuyifate koko nimba yarakoze ibyo bintu. Siko bimeze. Baravuga ati nta kibazo, bamuca amafaranga 45,000. Arayatanga arataha asiga telefone. Uriko byumva uko niko ukuri nibyo bintu tuvuga n'ukuri niko bimeze. Ni n'ubu wajya kuri polisi ya Kasarani niko ibintu bimeze ku murongo. Hari inzorerezi, abantu b'ama YouTube bose bahari, nta abantu batari bariyo wagira ngo ni sinzi ni nk'igitangaza cyari cyabaye kuko hari abantu benshi. Nicyo nshaka kugira ngo mvuga abantu babyumve neza.
Nyamwiza arataha. Bibe na kabiri bahamagara ya mfura, barayibwira ati zana. Urumva telefone yuriya barayijyanye, barayigumana. Nibyo twababwiye kwa wa munsi gushize. Babwira ya mfura ko na kabiri umunsi warayushize, tizana flash iriho ibimenyetso nawe by'uko uyu muntu yagututse kuri YouTube. Imfura ijyana flash bya bimenyetso irabitanga, birahari no kuri YouTube channel ya Nyamwiza, no kuri YouTube biriho, isi yose ndakeka mwese badukurikiranye barabizi. Rero uyu munsi turiho ubu tuvugana, biriho ari umuvuga ngo bayande kuri WhatsApp ngo njye kuri Safaricom, babuze ikimenyetso na kimwe mu bintu avuga muri ya telefone yande ya Nyamwiza. Babuze ibintu nkuko yabivugaga, ahubwo bisangiyemo ibindi bigiye bitangaje. Ntabwo tubivuze, ariko hari byo bo biboneye, utundi tuntu utamenya, ariko ntabwo tubitinzeho kuko nawe n'umuntu twubaha, n'ingeri zose abantu bubaha, nubwo wenda yakoze mistake yo kuba yakurira abantu b'ababyeyi cyangwa abapapa cyangwa ubuyobozi, ni ibintu bibabaje, si ibintu bikwiye. Uyu munsi rero niwe tugezeho ngira ngo tugire ibyo dusesengura cyangwa bikomeje kuvugwa hano hanze, n'abatwandikiye mu comment bagira kugira ngo nabo baze kumva ibi bintu twaganiye ku munsi wa none. Uyu munsi ababyeyi, umuryango wo kwa Nyamwiza cyangwa Nyamwiza uri gushaka ibiganiro byande. Ibiganiro byabo nibyo ku rugo rwo kwa ya mfura. Bari gushaka ko kesi iva muri polisi ikaza mu muryango. Ese ko uyu tuvugana binjiye mu rugo rwo kwa ya mfura saa 5:20 zuzuye, nibwo binjiye. Gishishwa turi kugendana. Ese ndagira ngo tuvuge ku iki kintu, imfura ibyo bayireze ko bibuze. Nibwo twatuvuga ngo ababyeyi babonye yuko umwana wabo yaba yarakoze ikosa katujye gusaba imbabazi. Icyo ni kimwe. Number 2, ese ko yasebeje ubwoko Nyamurembe, ko yasebeje ubuyobozi Siberika, agasebya abantu bose, abapapa, abamama, abapasteri, abarevera, ababishop, avuga butumwa. Ese iyi mishyikirano iyi miryango ko ari ibiri iri kuganira mwaka kamwanya nibyo twibaza, hari icyo biri buze kubyara bitewe n'ibyo umwana wabo yakoze? Mwabivuga iki? Kuri icyo kintu, muri iyi si nyine nobody perfect, nta muntu w'intungane ubaho, twese twokosa, ariko ikosa ni ugusubiramo ikosa. Rero ikintu mbona tugomba gukora aho ngaho ari Siberika yirengagiza ibyabaye, ari n'imiryango yindi yakomerekeyemo yirengagiza ibyabaye, bamubabarire nk'uko umubyeyi afite responsibility z'umubyeyi. Rero kumva ngo umubyeyi ari muri prison ntabwo bizadushimisha. Ni ikintu kitari cyiza, ariko umuryango n'ubundi kesi zose zimarirwa mu miryango. Bicare baganire, buri ikosa si ugukora ikosa, ntawe udakosa. Ikosa ni ugusubiramo ikosa kugira ngo ibintu ejo ntibizongere. Niba mfura nayo nimba ibyo byarabaye, ariko nyine ntibizosubira, agabanye umujinya, baganire kugira ngo ibintu byose bije ku murongo, basubirane mu bumwe, tureke kubana nk'abanzi, kubera ko ibyo si byo biranga umuco wacu. Murakoze. Espoir, wabivuga iki? Ahubwo ibyo ngibyo yaravuze nabyo ni sawa, ntacyo bitwaye, ni byiza. Ikibazo gihari ni kimwe, iyo nama hagati y'imiryango yombi hari ibisabwa, hari n'ibyo umuryango wa ya mfura uri buze ubasaba. Nibihe ibyo bisabwa? Twumvishe ko harimo ko ikiganiro Nyamwiza yakoze kuri ya mfura, mwaracyumvishije ukuntu yamututse, ari buze kugikura. Byose birimo. Ikindi ko atazongera kujya gukoresha YouTube channel yiwe yandarika atuka abantu adafite
ibimenyetso kuko ni nacyo yazize. Icyari kimukozeho cyane ni ukujya hariya agatuka abantu adafite ibimenyetso, kutazongera kujya hariya ku ntuze yiwe ngo ajye gutukana. Ibyo ngibyo nibyo bihurije imiryango hagati, bari kuvugana, bari kuganira ngo barebe ko byagenda gutyo, kuko babikure mu ntuze. Urana nko muri polisi nk'iyo warezemo ugakuramo icyo waregaga, ugakuramo ikirego cyawe, ntabwo polisi iza kukugendaho cyane ngo ikubaze kuki utari kurega uyu muntu kandi wari wamurize. Niyo mahirwe ahari yonyine nuko umuryango wa Yamfura ndetse n'umuryango wa kwa Nyamwiza babiganiraho bagafata umwanzuro bose bakajya kuri polisi bagakuramo cya kirego bari bashyizemo. Icyo nibaza ni cyane. Ese nubwo bagikuramo ndagira ngo tubanze tubyinjiremo neza abantu babyumve badukurikirana. Cyaka duho kuri abantu bacu cyangwa abafanizi bacu. Ese nkuko wenda ukomoje urabona byafashe indi ntera, byageze mu Rwanda kuri RIB. Numva ko byafashe indi ntera nubwo biri muri polisi ya hano. Niyo yibagize ko Nyamwiza yavuze ngo nta buyobozi hano buba hano muri Kenya. Ibyo nibyo bibe komite yabo Simberika ngo ntayo yavuze ko nta buyobozi bashyigikiye imicumi cyangwa ibyo yagiye avuga, abantu bose barabyumvishije. Number 2, akoresha itangazamakuru yo mu Rwanda. Ikirego kigera mu buyobozi bwa RIB. Siko bimeze? Ese nkuko bivugwa n'ibyo wenda we yakoze buri muntu wese arabizi, nkuko bivugwa imfura niramuka, wenda tuvuye ko bari bwumvikane, niramuka isabye Nyamwiza nkuko tumuzi cyangwa ko bari kuri YouTube n'ibyo avuga, ari ukurikiza amategeko y'ibyo iriya mfura imusaba ko yasibira bintu. Icyo nicyo kibazo, ariko numva kitaye ikibazo. Ibibazo birarutanwa. Ibibazo birarutanwa, ntabwo wakanga niba umuntu ashobora kuguhitishamo akubwira ati sinkeneye ko, cyangwa se na Simberika muri rusange, sinkeneye kuzamujya gukora ikiganiro utuka abantu udafite ibimenyetso, hanyuma wowe ngo ubirengeho ati ngo nzabikora, kuruta uko wakujyana kugufunga. Ntawe tuzi mu myaka rugatirwa n'ingahe kubeshyira umuntu kiriya cyaha. Uko byagenda kose araza gutuza abo umwana mwiza kuko imiryango yabigiyemo. Gasegege rwose yegereye kwa Yamfura. Babirimo kabisa ibiganiro, bavuye hirya impande zigiye zitandukanye baje hano kwa Yamfura. Ntabwo rero numva ko hari ikibazo hariya cyo kuvuga ngo nguranga ngo uravuga abandi bantu nabi. Ntabwo byo zakunda nyine tu. Uko byagenda kose araca bugufi. Ariko wenda umuryango we wabyumva. Ariko se nyiri bwite ari bubyumve. Umuryango we wabo kwa Nyamwiza we wenda uremera ayo masezerano cyangwa iyo mishyikirano. Ibyo nimo baganira. Ariko nyiri bwite kwa Yamfura. Ese nyiri bwite wera tuwe ko Yamfura wenda yo yabyumva kubera ko imiryango yagiye kumutemberera ngo baganire. Ese Nyamwiza we bitewe nuko yatangaje n'akazi rimwe, yavuze ngo ngiye mu mfunge mfite ibibazo byinshi mu mutwe. We yarabyisabiye rwose mu mfunge bamufunge. Ese abafite iki kibazo ni ihungabana yaba afite byo kugira nawe yisabira gufungwa ya depression. Icyo ni kimwe. Number 2, ari bwemere umuntu ukemera ko yafungwa cyangwa ari gusaba na polisi ngo imufunge ko nyine arumva byamurenze. Siko nta kuntu bava ko bababura ibihamya by'umuntu wishe umuntu ngo bigusiga amahoro, ubeshyera umuntu icyaha gikomeye cyane. Wongereho na stress wenda z'ibikomyi z'ibiganiro yagiye asora abandi bakomeje kumurasaho cyangwa amagambo bamuvugaho no ntabwo we ari busebe yabiganiro. Ikiganiro bamusabye gusiba Ikirya bibiri by'Yamfura. Kuvuga kuri Yamfura umutuka numvishemo ngo amajipo ngibiki. Ko byagenda kose Yamfura nadesiba cya kiganiro ntibizoro. Yamfura nawe ntiyoroshye, kandi bivuze ngo niba tumvikana uyu munsi birarara gusa na 4 tonde kugira ngo babimenye.
niba tumvikana uyu munsi n'akanini mu rukiko dosiye niho igiye kujyana. Gusa ya mfura ni 50-50 ntabwo tuzi ngo baraganira ibiki. Ya mfura yarababaye cyane, ntabwo tuzi ngo biragenda gute. Gusa hariya umwanzuro ni hano kuri Papa Plus TV. Mutegereze mwihangane mu kanya gato nimugoroba umwanzuro cyangwa se ejo umwanzuro muzawubwirwa uko byagenze. Ikindi kibazo gihari kimwe, Nyamwiza umuryango ko waje ukaza harara kwa ya mfura gusaba imbabazi kuganira. Nyamwiza we arabyumva, aremera ace bugufi. Ndakumva. Aremera ace bugufi nawe agenda aganira na ya mfura avuga ati rwose byagenze uku nuko. Ayisaba imbabazi. Ese namara kwisaba imbabazi Siberika ya mfura iramubabarira. Siberika nayo yayivuze ibintu bitari byiza, yagiye akora live ajya kuri TikTok ndetse na Instagram hari arangije akajya avuga ngo hano ngo Siberika nta buyobozi dufite ngo nta ibintu byinshi murabizi ibintu byose yagiye avuga. Icyo nacyo ako Siberika n'ababyeyi. Siberika n'ababyeyi, umwana yakoshe baramwumva, baramwegera ko byagenda kose nabegera akabona wakabasaba imbabazi ntabwo ari bwanye kumubabarira. Gishishwa. Ese Nyamwiza nkuko tumuzi cyangwa abantu bamuzi azicara kuri kamera asabe Siberika imbabazi? Bazavuga ngo buriya nyine imbabazi zizazoshobora kari. Buriya umuntu yicaye akaza imbere ahanini iyo bagukoreye ikosa rimeze rite akaza akicisha bugufi akemera ko yakoze ikosa mbisubiramo ikosa so gukora ikosa buri ikosa no gusubiramo ikosa. Naramuka yicisha bugufi ibintu bizagenda neza. Siberika nta bagabo bakuru baciye muri situation nyinshi bamenya ngo uburyo bakemura ibibazo byabaye muri societe nyamurenge. Niyo mpamvu rero mbona Siberika nta kibazo yagira cyangwa se aba bacyamane bo mu mihana sibo babikuriye. Bakagombye kwicara bagakora meeting na famiye yiwe, famiye y'Iramfura kugira ngo ibintu bigende neza. Kubaho si ukuryana, kubaho ni ukubana muri ubu buzima kugira ngo ibintu byose bikomeze bigende neza. Niyo mpamvu umuntu agihumeka agomba guharanira kubana n'abantu gusa amahoro. Kuko iyo umuntu agize abanzi benshi buraba yirukana imigisha mu buzima bwe kubera ko Imana tizoza iva hejuru mu ijuru ngo imwiyereke, izocisha imigisha mu biremwa Imana yaremye. Yakoze. Guys, nko mudukurikiranye muri kumva ibiganiro turimo tubagezaho kugira ngo mwumve yuko ibyo tumaze iminsi tubatangariza ari ukuri, kandi mukomeze mwandike muri comment kugira ngo n'ibindi mwifuza ko tubagezaho tubibagezeho. Hari ikintu cyaraye gicanza abantu aho twavuga ku wa mbere Nyamwiza bamwatse ibyangombwa by'uko yemererwa kuba yaraje hano Kenya, avuga ko ari impunzi. Bamwatse igipapuro basanga afite icyakakuma, ariko tutibagije yuko yateye ibikumwe byo kugira ngo ajyanwe he mu rukiko. Akimara ko ibipapuro by'ibyaha by'ubuhunzi bya UN basanga siyemerewe gutura hano Nairobi, basanga yemerewe gutura Kakuma. Nkuko birimo bivugwa cyangwa nkuko birimo bimuhama, bari kuba ko yatuye mu Rwanda obita Irwahi. Turi kugendana tukiraho kuko yatuye mu Rwanda aho ngaho Irwahi, afite ibyangombwa byo mu Rwanda. Wumve ko umuntu ajya kuri ikintu finally kikaba cyateza wenda n'ibibazo, tunabimwifurije cyo twifuza n'amahoro, kandi n'amahoro ku buyobozi bwacu, n'amahoro ku babyeyi bacu. Number 2, biri kuvuga ko afite na dosiye yiwe barayitangiriye he i Bugande y'ubuhunzi ya UN. Bakaba baramusanganye n'ibya hano Kenya Nairobi by'ubuhunzi bya Kakuma. Ari nabwo bahise bamubwira ati
tugomba kujyana ugatira fingerprint nanone uzamufasha ibikumwe inshuro ya kabiri ibyo nibyo biko azajya mu ya mbere ibikumwe bafashe n'ibyo kujyana mu rukiko kugira ngo azajye mu rukiko namba tubasha kumufata ibikumwe byo kugira ngo bamenye nimba afite ikintu kibapuro cy'ubuhunzi bwakakuma ko cyaba original. Ese ibi bintu biraza gucura iki niba mufata n'ibyo byangombwa byose cyangwa baramutse batamusanze muri system ya UN ibi bintu biraza kugenda gute? Ikirube ni iki uko mu byumva nagira ngo tugerageze gusobanurira abantu biriho ni biraza ibi bintu ni iki twakora kugira ngo ibi bintu ntibigiraho bigera cyangwa se nyamwiza guma afite umutekano. Okay, icyambere tuvuga nyine hano dufite abayobozi baduhagarariye mu bijyanye na UN hano Nairobi kubera ko dufite abayobozi beza bakora akazi kabo neza. Buriya nyine akazi urimo muri iyi si ntabwo turi paradizo ngo ibintu ngo bazohora bayoboye ibintu ari amahoro. Iyi si hazi ibyiza mu challenge mu by'ukora ndetse n'ibibi siko bimeze. Rero ndi kumva abayobozi bamufashe kandi babimubwiramo ibintu bikagenda neza kubera ko ni umukongomani nyine kimwe natwe twese babimubwiramo ubuyobozi bwirengagize mani. Iyo bagutoye ngo uyobore baba bazi ko ushoboye izo nshingano z'ubuyobozi kandi neza. Kukuvuga nabi no kukuvuga neza ibyo bizaza mu buzima bazavuga ngo utaravuzwe ngo aheze mu nda nyina. Ariko ikintu badufasha bomufasha kugira ngo ibi bintu bitaza gufata indi ntera nanone n'indi case noneho iri inyuma y'iyi ngiyi yaribaye. Niyo mpamvu rero ubuyobozi n'icyo kintu bagitekerezaho naho bari kumwe n'abayobozi wenda ibintu bizagenda neza. Naho ku giti cye bizagora cyane. Okay, none se ko yareze muri ribu iri iwacu biriya byo muri RIB ntago yari yakabigeramo neza. Ntago yagiye muri RIB ngo ajye gutanga ikirego. Icyo yakoze live, akora live n'abanyarwanda bakomeye mu Rwanda bafite ijambo ndetse ikibazo bakimugereza muri RIB, ariko yari ataragenda ngo atange ikibazo muri RIB. Kandi nabure nabira yakoze ubonye katongeye no kubikora byaye ntacyo bimumariye. Icyambere wari kurega n'umukongomani Sero umukongomani so wari kurega uriya imfura ye Revera. No kuvuga ngo nta n'ikintu bamutwara kuko nta afite ubwene gihugu n'umukongomani ntabwo uri umujyane muri bungo bishoboka. Ntabwo birabyashoboka, ahubwo ikintu cya mbere agomba gukora yirinde izo ngaruka zose waruvuze ngo zahagiye aca n'iki byose kugira ngo bishire anabyirinde. Nuko umuryango wiwe n'umuryango wa yamfura uno munsi ikibazo cye bari bukirangize. Naizo kuvuga ngo mufunge ngo afite ibibazo byinshi ngo ashaka gufungwa. Kwanza n'ikibazo yari afite yari yavuze ko we ku giti cyiwe ibintu ngo ari kurwanya ihohoterwa rikorerwa abana b'abakobwa. Iki kirego yarezwe nta hantu gihuriye n'abana b'abakobwa. Arantu gihuriye n'abakobwa nta hantu gihuriye n'abana b'abakobwa. Ni ibigaragaza ko yataye umurongo kugira rero ngo yirinde izo ingaruka zose ziri buze hanyuma ni nyinshi. Cyambere yateye fingerprint ni bibro fingerprint bo muri yene uzuko n'indege bura kuyira utafa kuyira ntabwo brabigoye iyo amaze gutsinda bigoye buri kuri yene nanasubirayo nuko wenda arika kumwe bazagira gutyo tu fingerprint twe batubona ahantu turi dushushanyije hano Kasarani kuri station ya police bizaba ibindi bintu nyine bizaba ikibazo. Rero kugira ngo yirinde ingaruka hagati y'imiryango yombi ndetse n'imiryango benda yirinde ko byanakomeza bikamera nabi ace bugufi. Nta muntu udakosa ace bugufi. Umuryango wace bugufi waje kuganira na yamfura yego nibi, ariko se we ku giti cye niki yakoze kigaragaza ko noneho nawe aciye bugufi. Ace bugufi nata bugufi ibintu byose biraza gucamo ntari bikase. Natwe icyo twavuga niko twifuza ko ibintu byarangira amahoro bikaguma mu miryango mu mafamiye bigakemuka. Si byiza ko twakwifuza ko mushiki wacu umuntu ufite umwana ko yafungwa, si byo tumwifuriza. Ariko ari ikintu nashaka ko tugarukaho nanone. Hari uwaraye utangaje aravuga ngo ntabwo ari views naje gushaka. Aje gushaka kuko ese nimba ufashe ukoze ikiganiro
kigiye kujya kuri YouTube ugikoze ngo bigende gute si views we yarayavuze ngo nta views ashaka ngaje guha ukuri abantu iyo ajya kureba aho kuri sakava kuri YouTube. Okay, ndagira ngo tuvuge ibintu yarayavuze kuko tushaka kubivuguruza kuko yavuze ngo nahabogamira kandi nibyo yakoze kandi ni n'umubeshyi aranabeshya. By the way sinarinzi ko ari kateye ariko naje gusanga nsanga ubuhanga bwe namubonagamo cyangwa se ubuhanga abantu bamubonagamo siko kuri. Mu by'ukuri kuba wakwicara hariya kuri kamera ukavuga ngo nta telefone batse Nyamwiza, icyo ni kimwe. Number 2 ukavuga ngo wareze bamwatse telefone, ese bayimwaka mwari kumwe? Icyo ni cya kabiri. Number 3 aravuga ngo ngo nta mafaranga yiza atangwa asimbura gufungwa uriya munsi yaragiye kuramo Nyamwiza. Ntabwo bari bagiye kumufunga gusa bagira ngo bamugumane bakurikirane ibyiriya telefone yiwe. Mbega bamukurikirane ari naho atanacika babanza kuri perereza. Waravuga ngo ntibyakunda, baramubwira ati ikintu cyashoboka duha amafaranga ya nayagume hano ubundi wowe utahe dukurikirane iki kirego cyawe cy'uburyo cy'umuntu yashatse yakubwiye amagambo atari meza kuri telefone. Uwo Sultani bibaye ngombwa namuvuge mu mwumve aravuga ngo ibyo bintu ntibyabaye. Ese wishinjikirije iki kuba wabeshya abantu mu matwi y'abantu cyangwa isi yose ibiri kuvugwa kuri polisi cyangwa ibiri gukurikirana? Hano muri kino gihe muri cyo cyo cya Nyamwiza abantu bakeneye kuri bakeneye ibinyoma. Yes, sibyo wige hari rero ujye kubesha abantu bakeneye inshuti abakunda Nyamwiza amasimba bakeneye kumva aho ibintu byiwe bigeze kandi ku murongo. Mistake yarayibayemo. Nka buriya nka Nyamwiza ari amafaranga yatanze nimba yarayahawe n'abantu cyangwa n'urugero kwa mufano yarayahawe n'abantu wenda bari hanze cyangwa bari hano. Yes, kugira ngo mutabare bavuga ati katukwishyura amafaranga kugira ngo ubugiye mu rugo uyu wakaza akabihinyuza akavuga ngo nta byabaye. Bari abantu ntibabonamo Nyamwiza ikibi kandi nta kibi kimwe. Arabateranyije Nyamwiza n'inshuti ziwe kandi zamufashije kugira ngo afite abantu bamukunda bamufashije kugira ngo abe muri cya kibazo arimo. Wowe ugiye haragutangaza ibinyoma. Icya mbere urabateranyije, icya kabiri uduha amakuru atariyo. Icy'ingenzi rero abantu wese mudukurikiye mukomeze mukurikire Papa Plus TV niho amakuru wese yizeye wari ngufashe kuri icyo kintu. Bazavuga ngo inshuti mbi iguheka mu bihe byiza mu bihe bibi ikakujishura. Rero ukuntu bimeze ikinyoma kiryohera amatwi ntabatabizi ariko no mwanya muto abantu n'utumana duto bamenya ukuri. Ntashaka views nk'iyo dashaka views yari kubishyira kuri status ya phone yiwe rero abantu bagakomeza bakakurikirana. Yavuze ko nta views yashakaga ya uploading iki. Okay, icyo cyose icyo ngarukaho yabamuteranyije n'abafana kubera ko ntago twishimiye ibibazo arimo. Iyi situation twese twayinyuramo kuko turi ku isi tunyura mu bibazo bigiye bitandukanye. N'ubundi dukeneye inshuti nyakuri, ntabwo dukeneye inshuti z'indyarya. Niyo mpamvu rero muri ubu buzima ugomba gukora ikintu wagitekereje kugira ngo ejo ingaruka zacu zizokubere nziza. Kiriya kintu yaragikoze kirancanga kirananangaza kuba ubeshye abantu kandi hari n'abantu babyireberaga, sibyo? Ese ko ari ukugira ngo yivuge ibigwi neza kugira ngo agirane umubano na Nyamwiza. Icyo ni kimwe. Number 2 aho yabyikiye ntiyigeze areba ingaruka z'abantu bashobora kuba barasupportinze Nyamwiza n'iki kibazo afite kuko kuriya yabateranya. Ko bimeze gusa ikintu yavuze kizima no kuvuga ngo ko bagiye kubishyira mu miryango. Nako kandi twagakunze data twagakunze kandi turahagushimira, sibyo? Kandi umuntu nakora ibyiza tuzabishime, nakora ibibi tumugaye. Rero twakugaye kuri biriya bintu wavuze, sibyo kabisa. Bavuze ibinyoma
ikinyoma mutupu. Icyiza nuko yasigaranye ukuri mu mutima we, ababizi neza. Yasigaranye ukuri, agaburira abafana ibyo n'ubu bamwe na bamwe bakeneye kumva, nanone bifite icyo zangiza. Buriya kanwa ururimi nababwira ururimi ni akanyama kagize gatoya kandi katagira igufwa mu mubiri w'umuntu, ariko kogukiza cyangwa se kakakwicisha bitewe n'amagambo wagakoresheje akakanyuramo. Niyo mpamvu rero muri ubu buzima uzi ukoresha ukuri, yego ukuri kuraryana ku bakumvisha, ariko kuranakiza kandi ku bakumenya. Niyo mpamvu rero abantu bafite mindset bashobora kwicara bakavuga ati siki kintu yatubwiye nicyo, agakora research. Rero bakamenya ukuri. Niyo mpamvu abantu tugomba kubabwira ukuri, ejo n'ejo bundi ibintu bigende neza. Iyi mvura yanyage Nyamwiza yonyagira undi n'undi, akuvuga umuteranye n'abafana, umuntu ukunzwe natwe turamufana. Bizakora situvuze ngo dufanye amafuti, turamufana. Buri muntu tujya tureba gusa amakosa y'umuntu, bazavuga ngo umwanzi wawe gusa areba agafuti kamwe, ntarebe ibyiza wakoze mbere yo gukora ari amafuti. Nicyo kintu ubwihara tunagana n'abantu baza bakata akantu umuntu yavuze murenge tubyita no guteshaguzwa. Yateshaguzwa ukibagirwa ibyiza yakoze, ugapostinga akantu kamwe gakosa ko kumusebesha. Nyina recent nawe nagende yigaye ako kantu sinagashimye. Ibaze noneho tuvuge for example ari umubyeyi we, ninde wo kwishima ko ubona mama wiwe cyangwa se papa wawe yahushije mutandaho kandi atarabize kuri mu kamera. Urabizi hari iwacu twakuriye mu gihugu cyinka cyo korora ibi bya kamera, tubibonye muri uyu mujyi, tubibonye dushaje. Niyo mpamvu biri kudukoresha amakosa amwe namwe. Niyo mpamvu ubumwe bwacu, urukundo buri urukundo n'imbaraga n'ubumwe, dufatikanye aho kuvuga ngo dufatikanye ku bintu byadusenya, twofatikanye ku bintu bike byatwubaka. Dukomeje ku kindi kintu tutitaye ku byo yarayavuze cyangwa ibyo yarayakoze, ibyo n'ibyiwe, kandi nawe ukuri nk'uko bivuze ntiyarakuyobewe, yarakuzi kuko hari abantu benshi ndakeka nawe ashobora kuba yarariyo, ariko yaje abishyira mu bundi buryo bwe, ariko n'ahari hose yumve yuko nawe atakoze igikorwa cy'abagabo twamugaye. Icyo nashaka kugira ngo mvuge ni ino mfura yagize kino kibazo, aka mwanya bakaba bari mu biganiro bari kugerageza kumvikana. Ese niyihe nama mwayigira kugira ngo turebe yuko uyu mushiki wacu yatabarwa? Cyambere iyi mfura ni umubyeyi ukuze ufite experience mu bintu byinshi bigiye bitandukanye. Yego yagize ikibazo, iki ni ikibazo kigaragara kandi bibabaza umutima, ko kumva ngo uyu munsi urabyutse ukarabya mu maso tuza tureba imitandao uyisanze hariya inkuru noneho idafite ibimenyetso. Ni ibintu bibabaje, ni ibintu tujya dupfa gukinisha. Social media ni akantu gato gatangaza amakuru, ariko ni akantu gato ko kwicisha cyangwa se ko guhesha agaciro cyangwa se kakakugayisha bitewe n'ibyo wavuze. Niyo mpamvu iyi mfura ibyumve, yumve ko bibaho, ituze, itanga imbabazi. Uri wasabye imbabazi nanone agomba kubabarirwa, kubera ko iki kintu kinakomeje cyose umuryango Nyamurenge. Uri abanyamurenge durahuye mu ngeri zigiye zitandukanye mu mirara. Niyo mpamvu bwa bumwe bwacu bwa rukundo, imfura ituze ibabarire. Buri imbabazi ziraruta byose, abifate nk'umwana cyangwa mushikiwe, biraza kugenda neza. Yarababaye turabyumva pe, n'undi muntu arabyumva, ariko imfura ituze, yicare, ibemerere, ibahe imbabazi. Iyi case nta nyungu tuyifitemo, n'abandi nta nyungu. Rero ikintu cyose kidafite inyungu, niyo mpamvu tukicara tugiha umwanya, amuha imbabazi, ubuzima bukomeza ari bwa bundi bwa rukundo wa cyane. Nicyo nashakaga kugira ngo dusoze ikiganiro n'abadukurikiranye babyumve. Nibiza kugenda neza turaza no kubamenyesha mwiriya nama icyayivuyemo. Icyo cyo ntabwo turi bukigire ibanga. Icyo cyo turaza kubwira abakunzi bacu icyo umwanzuro wavuyemo naho bigeze byose tubibasobanurire. Nagira ngo umwe agira ijambo yavuga asezera, cyangwa inama yatanga ku buyobozi, cyangwa inama yatanga mu bakunzi bakomeje kudukurikirana, cyangwa se ababyeyi bacu
ibyo bumvishije bikabakomeretsa imitima, icyo buri muntu yagenda avuga kamwe kamwe buri umunota kugira ngo dusoze ikiganiro kugira ngo tuze kugaruka tubaha ikindi kiganiro cy'umwanzuro wavuye muri ya nama bari gukora amahakamwe. Ka tubagira inama abadukurikiye kuri kino cyukuntu ngiye mbona kino kibazo cya Nyamwiza na Yamfura. Buriya uburakari ni bubi, n'umujinya ni mubi, wakoresha n'ibyo umuntu atapanze. Yes. Shobora kuba byarakubabaje wowe Nyamwiza, ariko icy'ingenzi hagati y'imiryango yose uko ari ibiri ni uko bakumvikana bagasabana imbabazi, agasaba imbabazi ndetse akababarirwa. Yamara kubabarirwa nibwo ari bwirinde ingaruka zose ziri hariya. Ariko nakomeza kwihagararaho ejo n'ejo bundi agasubira kuri ntuze yiwe hariya akajya kongera kuhavuga nabi abandi bantu, amaherezo azaba mabi. Kandi ntabwo tumwanze twese, abanyamurenge ndetse na Siberika baramukunda, baramushyigikiye bose. Nyace bugufi gusa asaba imbabazi, baramubabarira, ni ibintu byoroshye, ni ibintu bisanzwe. Kuri icyo kintu ntabwo twavuga ngo ufunge YouTube kubera ko ahuye n'iki kibazo. Ni platform yiwe yatekereje, ntagishije inama. Impamvu ahubwo tubwira n'abajournaliste bose kuko turi mu kwita ku bintu byotugayisha, titwite ku bintu byoduhesha agaciro. Biri mu gusanga ari icyo kibazo. Hamwe n'undi munyamakuru ntavuze amazina amubwira, ikinyamakuru yatangaje nawe kikamukoraho akavuga ngo afite security nkeya, niyo bayiteye kubera ko yari kwicaza ruturamwana. Yari kumwicaza akahamagara akamwicaza akamubwira ati se ikintu nta ngaruka. Buri yuko ikintu ureba ibintu bibiri, hari ibyiza hari n'ibibi. Yari kwicaza era famille bakicara aho kuvuga ngo umushumba nkuri aze gusebera hariya. Si cyo cyari, ntago ariyo yari intego ya kiriya kinyamakuru, ahubwo bari gukura muri razina birabibaho mu buzima. Iyi si ntago ari paradizo atari ukuvuga ngo uri umuyobozi, birabibaho cyane. Ariko ikiza social media ntago ariyo gukemura ibibazo, nta n'icyo udufasha. Umuntu wese utekereza ugifite uwo mushinga wo kuzana ikibazo cyiwe social media yayobye. Imiryango irahari, imiryango y'inaniwe ihamagara imiryango ikuriye iyindi ariyo Siberika, bakicara bakaganira ku bintu. Amakosa hari n'andi yagiye arutaye ngaya, ariko kubera ko arangirira mu miryango ibintu bikagenda neza. Rero tujye dukora ibintu bidufitiye akamaro ndetse bifitiye n'abandi imimaro, aho kuvuga ngo imfura hariya utakaza agaciro byoroshye, kukagarura n'ubuzima bwawe bwose. Umanika agati wicaye, kukamanura ukurira ingazi, ukora ikintu cyawe byoroshye, gikora byoroshye, kukigarura ugasanga amazi yarenze inkombe. Niyo mpamvu rero muri ubu buzima, dore ko turi no mu gihugu cy'abandi, kuba unique, tugakomeza wa mwihariko wacu, rwa rukundo rwacu rwa bumwe, aho kuvuga ngo dukora ibizadusenya. Ni ibintu bigayitse. Murakoze guys, mwumvishe inama tugiriye. Nanjye mbere yuko nasoza navuga ati niko yaca bugufi agasaba imbabazi uwo yaba yarahemukiye, cyangwa se agasaba imbabazi ubuyobozi komite y'umurenge, akongera agasaba n'imbabazi leta ya Kenya kuko yavuze ko nta butabera igira cyangwa se nta butabazi yamuha. Kandi arongera aravuga ngo Kenya ntabwo ishobora kumfasha, ahubwo nibo banyica. Icyo akiza niko yaca bugufi agasaba imbabazi, ibintu bikajya mu buryo. Icyo nicyo nabivugaho. Icyo nasoza, nashimira abafana babanye natwe badukurikiranye, kandi turabazanira next video iri buze kuzigaragaza ibyo mu nama bari kuganira mu mishyikirano. Ikiza kuba cyavuyemo turakibagezaho. Iyi yari Plus TV. Ciao ciao.